mutamenya amakuba yatubayeho muri Aziya. Ubwo twiringiraga twari tumeze nk'abapfuye ariko tubona ntidupfuye, ariko ngiye turokoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyaturokora kandi ntitwayigabanyirije icyizere. Turacyizera yuko izagumya kugira gute kuturokora. Uyu ni Pawulo bivuze. Pawulo ahangaha yandika urwandiko rwa kabiri, hanyuma ubundi urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ruvuga ubuzima bw'itorero, hanyuma urwa kabiri ruvuga imibereho ya Pawulo, amakuru ye, ubuzima bwe. Hanyuma urwa mbere yarwanditse mu mwaka wa 55 nyuma ya Yesu Kristo, urwa kabiri yarwanditse ahagana mu mwaka wa 56 nyuma ya Yesu Kristo. Hanyuma ni ukuvuga iri torero ry'Abakorinto amaze kurishinga yamazeyo amezi 18. Amaze kumarayo amezi 18 biba ngombwa yuko akomeza ubutumwa akajya kubwiriza muri Aziya ntoya. Kuva hano mu Bakorinto ugera hano muri Aziya ntoya ni ukuvuga ni kilometero 1.6 ukaba urahageze. Aziya ntoya bavuga ni iki? Aziya ntoya bavuga ni Efeso. Efeso yubatse iburengerazuba bwo muri Aziya ntoya. Hanyuma uyu Pawulo arashaka kuza kuvuga ubutumwa kuri Efeso avuye mu Bakorinto. Hanyuma ni ukuvuga ahangaha nubwo iri torero amaze kurishinga, ariko agiye kuvayo ajya kuvuga ubutumwa ahandi hantu. Ahangaha agiye kuza muri Efeso ni hantu hameze gute, hateye gute? Efeso wari umujyi ukomeye mu bijyanye n'ubucuruzi. Hari imijyi igera kuri 3 yarizwi imijyi ikomeye mu bucuruzi. Hari umujyi wa Efeso, Antioki, n'umujyi witaga Alexandria. Ni ukuvuga iyo mijyi yari izwi cyane. Hanyuma Efeso yari ifite ngo kimwe mu bitangaza birindwi bigize isi. Hanyuma icyo gitangaza ni iki? Yari ifite imanakazi yitwaga Diana ku Baroma, hanyuma ku Bagiriki yitwaga Artemi. Hanyuma iki kigirwamanakazi bari baracyubakiye ingoro. Hanyuma iyi ngoro yari ifite urusengero twavuga rw'imanakazi rufite metero 1000 kuri 500. Urumva rwari runini rushashemo amabuye y'agaciro bitaga ngo maru. Hanyuma iki kigirwamanakazi cyari gifite amabere. Hanyuma abahanga mu bya teoloji bavuga yuko amabere yararenga 35 kiri aho ngaho. Hanyuma iki kigirwamanakazi cyari gifite inyuguti zigishushanyijeho bifashishaga mu bukonikoni, mu bupfumu no kuragura. Hanyuma iyi manakazi rero hano abantu baturukaga imihanda yose bakajya kuyiramya, bakajya kuyisura, kuko bafite ukuntu bayizeraga. Bizeraga ko iki kigirwamanakazi cyitwa Artemi gitanga imvura. Kabiri bakaba bati iki kigirwamanakazi nicyo gituma tubyara. Bakaba bati gatatu nicyo gituma duhinga tukeza. Baracyizera, barakibigisha, kibajyamo, baracyizera kabisa igihumbi ku gihumbi. Hanyuma ahangaha ni wo mujyi wari ufite n'ibintu bisa naho twakwita icyicaro cy'amafaranga cya banki, kuko biriya biceri mwabonaga bagerageresheje Yesu bakavuga ngo iki giceri gishushanyijeho mu bintu bijyanye n'imisoro. Akaba ati ni Kayisari, ibya Kayisari muhereze Kayisari, iby'Imana tumubihe Imana. Biriya biceri byose byakorerwaga muri Efeso. Urumva wari umujyi ukomeye cyane. Hanyuma Pawulo niho agiye kuza kuvugira ubutumwa, kandi Pawulo agiye kuza aba bantu bamaze imyaka 220 bigishwa ko nta yindi Mana ibaho uretse Artemi. Umvihurizo ubu ngubu wabohereza umuntu umaze imyaka 10 ariko uraguze akakubwira ati ngaho mwigisha, kandi ararahindutse. Byagushobokera? Byakorohera? Sibikomeye barako birakomeye. None reba Pawulo Imana yohereje mu bantu bamaze imyaka
urabona ibintu ariko ugasabivanye ni ibintu bishya mu matwi yabo. Ati ndababwira Yesu intara yo mu muryango wa Dawidi, umwana w'Imana wavuye mu ijuru akitangira abantu bose. Ahatereka kumana Yesu wawe ibyo ngibyo ntabwo tuzi. Twebwe tuzi Arutemi niyo mana ikomeye. Pawulo abonye gutyo, Bibiliya ngo amara amezi 3 agishana nabo impaka mu masinagogi, abati ibi ntabwo bizavamo. Ngahita hitamo gufata abagabo 12, hanyuma aragenda akodesha inzu y'umugabo witwaga Turano, hanyuma akazajya bigishirizamo mu gitondo ibya Yesu w'i Nazareti, hanyuma kugira ngo bazamufashe kwigisha nabo. Hanyuma nimugoroba agafata abagabo bagategura igiterane cyangwa konseri hariya mu centre, hanyuma Pawulo akabwiriza, agatangira akabwiriza ati mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, niwe isi yose iboneramo agakiza. Turababwira uwo mugabo nimumwizere, afite imbaraga kurusha ibigirwamana, afite imbaraga kurusha Nyabingi, afite imbaraga kurusha Nyangombe, afite imbaraga kurusha Arutemi. Uwo mugabo mwamwizera. Bajyaga bati uwo mugabo si ko tutari kumubona. Rero hari igihe tubwira abantu Yesu mu magambo ntibamwumve, bikaba ngombwa ko Yesu azira mu bitangaza. Twavuze ngo amen. Pawulo ngo aratangiye abwiriza ijambo, agiye kumva yumva Imana ikoranye nawe imirimo n'ibitangaza. Bibiliya ngo ukuboko kw'Imana ngo kubana n'ukwa Pawulo. Hanyuma ngo aratangiye arababwira ngo muri iki giterane hari harimo umuntu umaze imyaka 5, none mu izina rya Yesu aravuze ndamukijije. Bose bararebana bati noneho ibi Yesu utangiye gukiza, reka turebe. Bagiye kumva abati ikimenyetso uwo muntu amaze iyo myaka 5 atavuga, ntavuge Yesu yamuhaye kuvuga. Ikiragi kirabatereka ntigerageze. Haleluya! Kiragi kiba kiravuze, abari mu giterane bakomera Imana amashyi nk'uko muyikomeye mu mashyi. Muyikomere mu mashyi, Yesu aramukijije. Haleluya! Kubagiye kumva bumva ikiragi giteye ngo haleluya. Abari batizi barabatiye. Bigenze gute? Ati ni Yesu umukijije. Bamujyanye mu ngoro ya Arutemi, bamujyana mu bigirwamana, bamujyana ku bapfumu, ariko ntiyigeze akira. None ageze imbere ya Yesu, atashe ari muzima. Nawe uyu munsi wa none utarame intsinzi ya Yesu. Haleluya! Pawulo akomeza arabwiriza abati sinza gusa. Yesu avuze yuko umuntu wari ufite imbago Yesu arazimwambuye. Hadire uyu mugabo ari kuvuga Yesu ko manza akaze. Ikirama kiba kiyishikije hasi niyi kiba kiratara, kiba kirabati biremera muri Yesu, biremera muri Yesu, biremera muri Yesu, biremera muri Yesu, biremera. Haleluya! Ariko Mana biremera cyangwa ntabwo byemera? Muri Yesu biremera cyangwa ntabwo byemera? Hari abantu bageze muri Yesu barenze 1 2 bakabona biremeye ngo batere haleluya.
bagataha bari kuba ndashimira Yesu, ndashimira Yesu kiza abantu, ndashimira Yesu wangirije umwana. Bahura n'abantu ati zibi noneho ibi ni biki mwasaza, ndashimira Yesu ati uwo Yesu noneho arutemi uramwibagiwe kaka ko mbere wavugaga rutemi none ko wahinduye imvugo Yesu si nibiki, ndashimira Yesu. Haleluya, ndashimira Yesu wangirije umwana, ndashimira Yesu wangaburiye, ndashimira Yesu tumenyera umubere ntazinga rutemi byageze gutanga